ndagusuhuje wowe tugiye kubana muri aka kanya. Nibiri mushya kuri uyu murongo, icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana 5 kuri 5. Nk'ibisanzwe rero tugarutse muri gahunda yacu yo gusobanura amazina. Aka kanya tugiye kugaruka ku mukunzi wacu wadusabye ko tumusobanurira izina Aime. Aime ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rero rikomoka ku rurimi rw'Igifaransa, aho rishatse gusobanura ukundwa cyangwa se umukundwa. Tubonereho rero gusuhuza abantu bose bitwa ba Aime aho bari hose, turabakunda cyane. Dore rero bimwe mu bintu biranga Aime. Aime ni umuntu ugira umurava mu byo akora byose, ntabwo acika intege kuko icyo yiyemeje ngo atuzaruka kigezeho. Ngo ni wa muntu ugira uburakari vuba, ngo ku buryo ashobora kugukoza isoni mu ruhame. Ngiyo akiri umwana ngo usanga aba ari umunyamahane kuko aba afata ibintu byose abonye hafi aho. Ngo Aime rero ngo iyo ageze mu ishuri afata vuba, ariko imyigire ye igirwamo uruhare n'umuryango we, ngo kuko iyo batamutoje gukunda ishuri akiri muto, ngo iyo amaze gukura ngo biramugora cyane. Ngo mu rukundo Aime agira amarangamutima menshi, ngo kandi iyo agiye gukunda abanza gutekereza neza uwo agiye gukundana nawe. Ngo ikindi rero wabasha kumenya kuri uyu mwana w'umuhungu, ngo Aime ni wa muntu uhora abona ibintu byose ku ruhande rwiza, ngo atitaye ku ngaruka mbi ngo bishobora kumugiraho. Ngaye rero ngubwo ubusobanuro bw'izina Aime. Nawe niba ari izina wifuza ko tugusobanurira, twandikire muri comment maze tuzari gusobanurira. Hagati aho rero ntugende udakoze subscribe, ukore like, utere na comment, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, kurarikira gukurikirana icy'ubutaha. Twari kumwe ndi Mr Felix. Imana ibarinde naho ubutaha.